Abakora umwuga w'ubumotari mu karere ka Nyagatare bibumbiye muri koperative Tera Imbere Motari Nyagatare boroje nk'umuturage warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wo mu murenge wa Nyagatare mu rwego rwo kumugaragariza ubufatanye no kumufasha kuzamura imibereho. Iki gikorwa cyabereye mu kagari ka Bushoga aho umuturage witwa Sugira Vianney yahawe inka ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 1. Uhagarara abamotari n'Igena Loizi yavuze ko iki ari igikorwa cya gatatu koperative yabo ikorewe warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bakaba bagiteganya kujya bagikora buri mwaka. Sugira Vianney yashimiye abamutekerejeho avuga ko iyi nka izamufasha kubona amata n'ifumbire ndetse ikamufasha kubona umusaruro n'amafaranga azifashisha mu mibereho ye harimo no kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagatare Uwambaye Ingabire Claire yashimiye abamotari kuri iki gikorwa abasaba gukomeza kugira uruhare mu gufasha abaturage.